nanone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20:20 aravuga ngo kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikinze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe na rumwe, nahamije abayuda n'abagira iki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. Sigaje iminsi mikeya nkagenda. Abantu bakoresha amavuna tugeze ku cyumweru cya kabiri kiba cyarangiye. Jewe ndi umubwiriza ubutumwa bwiza, nzi ko nkorana na Mwuka Wera ari we wihanisha umunyabyaha akamwemeza. Icyo twe dushinze ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Baririmbye barakoze cyane. Hari ijambo uriya mushiki wacu yakoze cyane. Ikindi kandi ikorari mu ruzi, korari imeze ityo ntabwo igisenyuka, ariko ubundi uko nababonye abagabo bafitemo abagore bagire gutya turebe. Muhagurukane n'abagore banyu maze babamubitiraga pica, bazakambitse. Muhagurukane n'abagore banyu. Mwabye umuryango ukomeye. Reka mbamenera akabanga rero mwebwe tutiganye ibyigisho by'umuryango. Muzajya ubona aje arakaye yahuye na shida za duniya, ujye mukubitira akaririmbo muririmbire, bizajya bigenda. Mwicare. Twagiranye ku isabato, twiganye wa nyuma twiganye aho isabato yakomotse. Ku cyumweru ku isabato nyuma saa sita twigana aho icyumweru cyakomotse. Ni ukuvuga ngo twiganye aho isabato yakomotse, twasanze ko yakomotse ku Mana. Imana iha Adamu na Eva, imaze kuyiha Adamu na Eva n'abakurikiyeho bose na Yesu n'intumwa baruhuka isabato. Icyo ni igihamya cy'uko abantu bataruhuka isabato baruhuka icyo Imana itigeze ivuga. Tugeze ku cyumweru twabonye ibihamya by'abantu bakuyeho isabato ku bw'inyungu zabo, bashyiraho umunsi w'icyumweru bavuga ko ari wo Yesu yagenje gute, yazutseho. Kandi Yesu uwo nguwo wazutse yari yararuhutse isabato. Nta naho tubona muri Bibiliya havuga yuko abantu bakwiriye kuruhuka iki umunsi Yesu yagenje ate, yazutseho. Uyu munsi icyigisho tugiye gutwiga ni ibihamya by'ibyo twavuze by'aho icyumweru cyaturutse. Tugiye gutanga ibihamya by'aho icyumweru cyaturutse. Muri 998 uwitwa Symmachus ati, umukuru w'itorero ry'i Roma ni umucamanza uhagarara Imana muri iyi si. Ati papa afite icyubahiro gihebuje, ntabwo ari umuntu gusa, ni Imana. Kubw'ibyo ari mu cyimbo cy'Imana. Ati papa yitwa nyir'ubutungane bwose kuko niko ari koko. Uyu niwe wabyihamirije kandi niko biri na bugingo n'uyu munsi. Bavuga ko ari umwami wo mu ijuru. Aya magambo mvuze agaragaza neza ko hari akanwa kavuze ibigenje gute, ibikomeye. Iyo ukomeje ukagenda bigaragara ko yakomera avuga ngo atwara abamarayika abahebuje bose. Arakomeza ati papa abasha guhindura amategeko y'Imana ho hato, kuko ububasha bwe atari ubw'umuntu. Muri Daniel 7:25 twasanze ko azigirira inama yo guhindura iki
nyamara muri Daniel 7:7 handitswe ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa ke mu maboko ye kugeza aho igihe n'igice cy'igihe zashirira. Yavuze ko papa afatanya na Kristo guca imanza, ibyo bituma icyo papa avuze gisa n'ikivuye ku Mana. Ibyo byavuye mu gitabo cyitwa Compact Bibliothèque volume ya 6 page 25 kugeza 29. Icyo gitabo cyanditswe mu mwaka wa 1746 nyuma ya Kristo, cyongera kwandikwa i Roma mu 1899. Uyu ni umugambi wa Satani wo kwambura Yesu icyubahiro cye. Urugero ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 6:8 haravuga ko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo bugenje gute, nanjye zamuzure ku munsi w'iki. Aha iri somo ryerekana ko umuntu ufite ububasha ari nde? Yesu wenyine. Undi wari wose hano mu isi wakwiha ububasha bwa Yesu aba ari kumwambura icyubahiro cye, kandi ku munsi w'urubanza baramutse baburanye mbese watsindiwe n'uninde. Yesu yakoze ati ubwo bubasha wamuhawe nande? Kandi biri katuma ngo ntawundi agakiza kagenza gute kabonerwamo usibye Yesu wenyine. Urwandiko rwa mbere Timoteyo gusa kuko hariho Imana zingahe kandi hariho n'umuhuza, kandi umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo witangiye kuba inshungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Yesu ni inshungu yacu, ntawe umuhagarariye hano ku isi, ni inshungu yacu ibihe byose. Birivuga ko bizarekerwa mu maboko ye kugeza igihe bisobanura umwaka umwe uhwanye n'iminsi 360, ibihe n'imyaka 2 uhwanye n'iminsi 720, igice cy'igihe n'amezi 6 ahwanye n'iminsi 180. Ibi byose iyo biteranyije imyaka 160. Bivuga ko ubuhanuzi umwaka umwe uhwanye n'umunsi umwe. Nyuma y'ibi urubanza ruzashingwa, ruzaba Antikristo amaze kugaragara. Urwo rubanza rufite ibihe 3. Abantu bagiye bitira Kristo. Hari Igisenyi yari ahari, umuntu yigeze njyana arambwira ati ngwino urebe umuntu wiyise Yesu. Ndamugana se duhuye ndamubaza niko se kuko mbizi ukuri uri Yesu? Ati ndi Yesu da. Ntinyereka si inkovu. Ati zarasibanganye. Ibihe 3 by'urubanza rw'umuntu wese unyuranyije na Bibiliya. Bashyitsi bahire muri aha ngaha, ndagira ngo mbahamirize yuko umuntu wese unyuranye na Bibiliya azajya mu rubanza rugizwe n'ibice 3. Igice cya mbere, urushingwa n'Imana Yesu ataragaruka. Hari urubanza rushingwa n'Imana Yesu ataragaruka. Mujya mumenya ko hari urubanza. N'uyu munsi kuba turi kubwiriza ibintu nk'ibi wumva uri umushyitsi uzi kunyuranya na Bibiliya, ukaruka umunsi Yesu atarutsemo, intumwa itarutsemo, umunsi Imana itavuze, ujye umenya kuri kwishyira mu rubanza. Urubanza rwa kabiri ruzacibwa n'abakiranutsi mu ijuru imyaka 1000. Baririmbye muzaririmbira mu ijuru, izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Mujye muharana muririmbe mwihana ibyaha byanyu, nimuhumure naho byatukura tukutuku irabyeza bihinduka umweru se. Mujye mwihana ibyaha byanyu maze muzarimbire no mu bwami bwahe. Kandi ni ukuri nibyo mbifuriza, mwo kuzarimbira muri isi gusa, muzarimbire na hehe? No mu ijuru. Mu ijuru rero abantu bazaba bari kwiga guca imanza, ariko icyo nabonye ko ni uko urubanza rwo mu ijuru uzaba rutagoye, kuko uzibaza ngo mbese kubera icyo uyu nguyu yasigaye, undi agusubiza ati ariko burya yaririmbaga ariko afite amanyanga, yakoraga ibi ngibi ariko akora n'ibi ngibi. Rwa gatatu, urubanza ruzacibwa n'Imana nyuma y'imyaka 1000, ariyo finale y'isi. Uwera nakomeza agenza ate? Wera nakomeza agenza ate? Kandi uwanduye nakomeza agenza ate? Yandure. Urwo ni urubanza ruzaciwe n'Imana, kandi abazaba banduye ntabwo bazigera barokwa, ahubwo biritubwira ngo bazishwa n'ubwiza bwande bwa Yesu Kristo. Igihe rero turi kwigisha ibi ngibi, tugatanga umwanya wo kwiyegurira Imana,
ugakomeza ukinangira, ujye umenya kuri kwinangira ku busa, kuko iherezo ry'imanza rizagutsinda. Ariko uyu munsi ufite amahirwe yo kugira ngo wiyegurire Imana, wihane ibyaha byawe, kandi icyo utabasha gukurikiza Imana ibikubabarira. Birarangiye. Kristo azahabwa ubwami muri Daniel 7:13-14. Hanyuma nyitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona usa n'umwana w'umuntu aziye ku bicu byo mu ijuru, aza umujyo umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamugeza imbere. 14. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose budashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu ni umutware w'abatware, ni umwami w'abantu. Wibuke yuko turi kwiga, twasanze yuko ibintu byose byaremwe burya byaremwe nawe. Niyo mpamvu yavuze ngo isabato yabayeho ku bw'abantu, ntabwo abantu babayeho ku bw'iki? Ku bw'isabato. Kandi yavuze ko ari umwami w'isabato, nayo ahabwa ubutware. Iyo bavuze ngo Yesu ahabwa ubutware, n'abakurikije ibyo avuga, ibyo ijambo ry'Imana rivuga, nabo bazaba bitwa abatware, kubera yuko bazaba bari mu maboko y'Isumba byose, y'Ishobora byose. Abera bazahabwa ubwami butazahanguka. Daniel 7:27. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwe ubwoko n'abera b'Isumba byose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka ringana iki byose, kandi ubutware bwose buzajya bikorera buyumvire. Bya bizima bine bihora bivuga ngo uwera uwera uwera, ibyo bizima bine ntabwo bizongera gukora umurimo wabo, ahubwo abana b'Imana bazagera mu bwami bwo mu ijuru, nibo bazajya basimburana bari kuririmbira Imana yacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndetse Bibiliya soma ikambwira ko tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ni ukuri, ntabwo iki gikara nzongera kukigira, nzaba narahinduwe sa n'Imana. Nta muntu uzongera kwitwa ngo ni mugufi, ntawe uzongera kwitwa ngo asumba undi. Twese tuzaba tureshya, kandi tuzaba tuvuga rumwe. Icyaha na Satani bazaba bakuyeho by'iteka byose. Ni bangahe banezerewe no kuzaba mu ijuru? Imana yo mu ijuru rwose izabidushoboza. Abantu bazaba banezerewe cyane, ariko bazanezerwa ni abakurikiza ibyo birivuga. Abantu bari mu madini ngo nuko ba nyina na ba se babamo, abantu bakavuga ngo haramo abantu benshi cyane, abandi bakavuga ngo umuturanyi wacu niwe wanjyanyeyo. Ariko jya muri Bibiliya, reka iby'abantu, reka kumva iby'umuntu upfa akamera nk'uburabyo burabya, ahubwo jya muri iki gitabo nk'uko baririmbye baririmbye. Jya muri iki gitabo. Nabonye hari umudamu wanga kujyamo, ariko yari imfashanyigisho, ariko mbona abandi bari kumuhatira ngo najye muri Bibiliya. Nanjye muri uyu mugoroba nifatanyije n'iri korari kugira ngo uhumvishe ko ukwiriye kuyoboka Bibiliya, kandi numara kuyoboka Bibiliya nibwo uzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabagenza gute? Niko kuzaba batura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ka gahembe gato kazaba karanyazwe ububasha, kahoranye mu myaka 1060. Ubwo butware buzarimbuka mu gihe cy'imperuka, imyaka 1000 irangiye. Igihe cy'abera bazamara mu ijuru. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 13:13. Kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akaza imperuka niwe uzagenza gute? Uzakizwa. Twagize ikibazo n'umukuru w'itorero nimugoroba, umwana atubwira ati njye mfite ikibazo kinkomereye. Ati uwo ni Satani umuderanja, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Aravuga ati njye mfite ikibazo kinkomereye cyane, ati kubera yuko aho ndi ntabwo bari kunyemera ko mbatizwa. Ntabwo bari kumwemera ko agenza gute? Abatizwa. Ati kandi ati kubera ko njye bampatira kwambara amapantaro. Ati rero ubwo umuntu yajya muri Yorodani akabatizwa yambaye ipantaro akavamo kongera kwambara ipantaro. Ni ikibazo cyangwa si ikibazo? Ariko ndashima umukuru w'itorero
ko yamubwiye ati wowe ukomeze wizere, naho ibirebana n'imyambaro isi niba yuzuye n'ibyande n'iby'Uwiteka, kandi ibyo yavuze koko ni ukuri. Rero abantu ngira ngo murabona ko harimo akabazo. Mu gitabo cyitwa ibibaho mu minsi y'imperuka paje 137 haravuga ngo nawe uzitwaza ubuhumyi yagize mo ubushake. Ariko aho inyuma muri kunyumva, nagize amahirwe umuhogo wanjye umeze nka mikoro kubera kuvuga cyane. Yaravuze ngo nawe uzitwaza ubuhumyi yagize muki yagize mu bushake. Nta muntu n'umwe uzazira ko atazirikanye umucyo n'ubumenyi atigeze ahabwa, kandi bitarashobokaga ko abihabwa. Nyamara hari benshi banga kumvira ukuri intumwa za Kristo zibabwira, kubera ko bifuza kugendera mu rugero isi itanga. Bityo rero ukuri bumvise n'umucyo wamurikiye mu mitima yabo nibyo bizabacira iteka mu rubanza. Nagira ngo subire muri amagambo ariko mikoro ntabwo zirakora. Ukuri w'itorero agura kurebe ibi ntabwo ari byo. Umuntu umwe yakora hejuru akaza no gukora hano se? Ntabwo bishoboka. Arava gukora hano akajya hejuru. Reka nsubire muri amagambo n'umunwa wanjye. Nawe uzitwaza ubuhumyi yagize mo ubusha, ariko turi kumwe n'abandi turi kumwe. Nawe uzitwaza ubuhumyi yagize mu iki? Ubushake. Muri uyu mugoroba reba ubushake. Baravuze ngo nta muntu n'umwe uzazira ko atazirikanye umucyo n'ubumenyi atigeze ahabwa, kandi bitarashobokaga ko abihabwa. Nyamara hari benshi banga kumvira ukuri n'intumwa za Kristo zibabwira, kubera ko bifuza kugendera mu rugero isi itanga. Ntabwo dukwiriye kugendera ku rugero isi igenza gute itanga. Bityo rero ukuri wumvise n'umucyo wamurikiwe mu mitima yabo nibyo bizabaciraho iteka mu rubanza. Abagize amahirwe yo kumva ukuri nyamara ntibaguhe agaciro, ntituzabazwa iby'umucyo tutabonye kubona, ahubwo tuzahabazwa uwo twarwanije tukanawanga. Umuntu ntabasha gusobanukirwa ukuri atigeze abwirwa, ni nako adashobora kuzacirwaho iteka rishingiye ku mucyo atigeze abona. Twigishije isabato mu buryo bwumvikana. Jya mu itangiriro urahasanga isabato. Kugenda kuzagera no mu byahishe uzayisangamo. Ubutumwa bwiza buri mu isabato. Wagera muri Bibiliya ujya gushakamo ikiruhuko cyitwa icyumweru, ugasanga handitsemo ko Yesu yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi ngahe 7. Umucyo rero nababwirije ni umucyo wabwira yuko icyumweru atari umunsi wo kuruhuka. Icyumweru ni umunsi wa mbere w'iminsi ngahe 7. Mu gitabo cy'ibyahishuwe na Daniel paje 451 igice cya 4 handitswe ngo zimwe muri za gatigisimu ntoya ntizivuga iby'impinduka ku minsi yajyanye n'ibyobokamana, ahubwo zivuga mu buryo budakebakeba ko itegeko ry'isabato ryigisha kuruhuka ku munsi w'icyumweru wo bita Sunday. Izi gatigisimu zivuga ko itorero Gatolika ryahinduye umunsi wo gusengaho. Muri gatigisimu yiswe gatigisimu nshya y'inyigisho n'imigenzereze ya Gikristo turahabona ibi bikurikira bivuga ku ngingo isobanutse itegeko rya 3. Baravuze cya mbere, sabato yahoze kuwuhe munsi? Barasubiza ngo ku munsi wa 7 ariwo sabato yacu. Hari ikintu mwumvisemo?
ngo ku munsi wa karindwi ngo ariwo sabato ya muri gatigisimu y'abagatulika. Ubwo yavuze ngo ku munsi wa karindwi ariwo sabato yacu, bavuze iki? Icyumweru. Ariko mbese biriya niko ivuga, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Barongera baravuga ngo mbese mwubahiriza isabato? Baravuga ngo oya, twubahiriza umunsi w'umwami. Mbese biriya hari yavuze ko dukwiye kubahiriza umunsi w'umwami? Oya, ahubwo yavuze ko tugomba kubahiriza umunsi w'iki? W'isabato. Icya gatatu barabajije muri iyo kadisimu ngo mbese uwo munsi ni uwuhe? Barasubiza ngo ni umunsi wa mbere. Mbese isabato ni umunsi wa mbere? Oya, ahubwo isabato ni umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Barongera ngo ninde wawuhinduye? Muri iyo gatisimu handitse ngo ni itorero gatulika. Baravuga ngo itorero gatulika niryo ryahinduye umunsi w'isabato. Niyo mpamvu aho mu munsi wa Mungu wari iki? Wari sabato. Kiliziya gatulika yihitiramo umunsi wayo. Muri gatigisimu izwi cyane y'i Baltimore, umujyi uri hagati muri leta ya Maryland, muri leta zunze ubumwe za Amerika, umunsi w'isabato n'icyumweru ni bimwe? Niko babazaga muri iyo gatigisimu. Umunsi w'isabato n'icyumweru ni bimwe? Barasubiza ngo umunsi w'isabato n'icyumweru si bimwe. Umunsi w'isabato ni umunsi wa karindwi w'icyumweru, kandi niwo munsi wubahirizwaga mu mategeko yo mu gihe cya kera. Icyumweru ni umunsi wa mbere w'icyumweru, kandi ni umunsi wubahirizwa mu mategeko mashya. Ngiki paso uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Narimbajije ngo yashyizweho nande ayo mashya. Nyine urumva ni amategeko mashya. Reka mbabwire abantu muri aha, itegeko rya mbere ryashyizweho mu ngobyi ya Edeni ribwira Adamu na Eva ngo iki giti ntimuzakiryeho, kubera ko umunsi mwakiriho no gupfa muzagenza gute? Muzapfa. Yesu aravuga ngo ntabwo naje gukuraho amategeko cyangwa iby'abantu, ahubwo naje kugenza gute? Kubisohoza. None bari gushyiraho ibishya, bakuraho ibyo Yesu yemeje n'ibyo Imana ubwayo yemeje, bagashyiraho ibishyashya. Mbega agahinda! Umuntu yabikubwira ugatangira kwibaza byinshi. Baravuze muri iyo gatsinda ngo kuki itorero ridutegeka kweza umunsi w'icyumweru mu cyimbo cy'isabato? Barasubiza ngo itorero ridutegeka kweza icyumweru mu cyimbo cy'isabato kubera ko ku cyumweru Kristo yazutse mu bapfuye, kandi ku cyumweru yohereje Mwuka Wera intumwa. Ibintu bimeze nk'ibisupu nabyo bidatetse neza. Kohereza intumwa Umwuka Wera se bisobanuye ko bihinduye itegeko Imana yashyizeho? Ariko uko bashyitsi baheye kuko mureke tuganire. Ubu mbwira, kuba intumwa zaroje Mwuka Wera bivuga ko kuba zaroje Mwuka Wera bikuraho ibyo Imana yavuze? Uwo Mwuka Wera se ubundi ukorana nani? Ukorana n'Imana. Barongera bavuga ngo itorero ridutegeka kweza icyumweru mu cyimbo cy'isabato kubera ko ku cyumweru Kristo yazutse mu bapfuye, kandi ku cyumweru yohereza Mwuka Wera intumwa ze. Reka tubyemere ko yohereje intumwa ze akazamwohereza Mwuka Wera. Abo twiganye mwasanze intumwa zaruhutse isabato? Yego cyangwa oya? Zaruhutse isabato. Hari naho zagiye kubwiriza, baranyurwa, bamaze kunyurwa baravuga ngo muzagaruke no ku isabato igenje gute? Itaha. Ariko ubundi turi kuvunikira iki? Ko bavuze ko ari amategeko mashya bagenje gute? Bashyizeho. Mu gitabo cyitwa Umukristo wigishijwe na Gatulika baravuze ngo mbese umunsi wa Mungu ni uwuhe? Baravuze ngo umunsi muri gatisimu y'amahame y'idini tubonamo iki gihamya gishimangira ingingo. Mbese hari ubundi buryo mufite bwo guhamya ko itorero rifite ububasha bwo gushyiraho iminsi mikuru yemewe n'amategeko? Baravuga ngo iyaba ritari ribufite
ntiryari gushobora gukora ibyo byakoze. Ibyo abanyamadini bo muri iki gihe bemereranya naryo ntiryari gushobora gufata kuruka ku cyumweru ari wo munsi wa mbere w'icyumweru ngo gisimbure kubahiriza umunsi wa karindwi, impinduka idafite ishyigikira na kimwe mu byanditswe byera. Barabyihamirije. Ni ukwerekana ngo twebwe dufite ubushobozi n'imbaraga, ntawe utuburanya ku isi, dufite uburenganzira bwo gukuraho uyu munsi tugashyiraho undi twigenze gute twishakiye. Byahishwe igice cya mbere umurongo wa 3. Byahishwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhereye kugira ngo yerekeze imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akamenyesha imbata ye Yohana. Daniel 7:8 hati nitegereje ayo mahembe mbona muri ayo mahembe irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwamo amahembe 3 yari asanzwe, kandi muri iryo hembe mbonamo amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibigenje gute. Danieli yahagaritse umutima cyane amaze kwereka iby'ihembe ritoya, bituma arwara kubwo igitekerezo gishishana kizabu ku bwoko bw'Imana bituse kuri iryo hembe rito. Ihembe rito Danieli yeretswe rigereranya umwami ariko utandukanye n'abandi bami. Danieli 7:24 akazaduka yoroheje nyuma akarusha abandi gukomera. Danieli 7:8 ndetse no 20. Danieli 7:8 amagambo ye azaba ari ayo kugomera Imana, azarwanya abera b'Imana ndetse yende no kugenza gute kubanesha. Bavandimwe, inyamaswa ya kane y'inzaduka ubwami bwa Roma, kuba inzaduka nuko yisha abantu kandi ikicisha na Kristo umuremyi ntacyo bitwayeho, kudasa n'izindi, kudahangurwa nk'uko ubundi bwami bwahangutse, aho gusimburwa n'ubundi bwami bwasimbuwe n'amahanga 10 y'abatuye akigabanyamo ubwami 10 ari byo Abadage, Abagiriki, Abongereza, Abasipanyoli, Abaportugali, Abasuwisi, Abafaransa, Abahiruri, Abavandari ndetse n'Abasirogoti. Byongeye kandi nuko nta bwami bwarambye nka Roma ku ngoma yabayeho kuva muri 168 ukageza muri 476 nyuma ya Kristo. Ayo mahembe 10 niyo mahembe 10 yari ku mutwe w'iyo nyamaswa. Ka gahembe kavuga ibikomeye kakuyeho amahembe 3 muri yandi 10 ariyo yitwa Abavandi, Abahiruri n'Abasirogoti. Basimbuwe n'isomo ryo muri Daniel 7:25 avuga ati ibyo kugomera isumba byo kandi azarenganya abera isumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko yo kwezaho igihe n'ibice n'igijyo bitwabisobanura. Byagize ingufu cyane muri 313 Constantine abonye uburyo abakristo bishwe bazira ubusa, nibwo yihinduye umukristo uje guca akarengane, ariko byaturutse ku bwoba bw'uko babonye abami bamubanjije bagiye bapfa urupfu rubi cyane. Avuga ko akarengane agaciye ko abantu bagomba kujya basenga, ariko kuko Roma mpagani basengaga ibigirwamana cyitwa izuba, maze muri 321 nyuma Kristo akuraho isabato ashyiraho itegeko ry'abantu bose ari ryo itegeko ryo kuruka icyumweru. Muri 330 nyuma Kristo Constantine yimukiye Ibazitumu muri Aziya, ahita afata umwanzuro ko atakiri umukuru w'itoro gusa, ahubwo abaye n'umutegetsi w'igihugu akifatanya byombi, ubuyobozi bw'idini na politike. Usomye mu Byahishwe igice cya 12 nguko uko akanwa kagiye kavuga ibikomeye nk'uko biri muri Daniel igice cya 8. Akanwa kavuga ibigenje gute bikomeye. Satani niwe urwanya iby'Imana yavuze kandi aca mu bantu, yaciye mu buyobozi bwa Roma, bahindura amategeko n'ibihe, bigisha abantu gusenga umunsi utaravuzwe n'umuremyi. Yesu yarahutse isabato. Ubutumwa bwiza bwanditswe nawe ku gice cya 31 Yesu ageze i Kaperinaumu yigisha ku isabato. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 15:42 ugorobye ku munsi w'isabato kwitegura isabato. Muzasoma Yesu yabatijwe amaze kugira imyaka 27 abatizwa na Yohana mu mazi menshi. Constantine ati mujye mubatiza ku gahanga, kandi bati mujye mubatiza abana bakivuka batarakura ngo babaze ibyo umubatizo wari wo. Ibyo ni ibintu bigaragara byagiye bihimbwa n'abantu. Warangiza ukambwira ngo umwuka yagufashe, ufite ibintu
ntabwo wabatijwe na Yesu nka Yesu, ntabwo waruhutse umunsi Yesu yaruhutseho. Muhuye wamusubiza guke, wamubwira ko ibyo wabikuye he? Ubwo wamusubiza ngo ni abantu babintegetse, akakubwira se abantu barakubambiwe, abantu baragupfiriye, uwo muntu wawe gutegetse wamaze iminsi 3 mu gituro n'indi, ubwo se wasubiza iki? Roma yahinduye amategeko y'iminsi. Bibiliya iti umunsi utangira nimugoroba, itangira cya 5 umurongo wa mbere, n'uwa 8 n'uwa 13 n'uwa 23. Rero igice cya 23 umurongo wa 32 gaturika iti umunsi uzajya utangira saa 6 z'ijoro. Ibyo byatangiranye na kalendari ya Papa Gregoire, kandi biri tubwira ngo buragoroba bugenza gute? Buracya. Abandi bati umunsi uzajya urangira saa 6, ariko ni mu ndebere ko ubu waba uri muri ubu ukamenya ko umunsi warangiye. Bamwe urangira bari kugona, bakazamenya ko umunsi warangiye mu rukerera, ariko ukasanga umuntu ntabasha kumva. Ubu nubwo Nelson atabwiriza, ntabwo basha kumva yuko umunsi udashobora kurangira saa 6 z'ijoro. Ari ibigaragaza yuko bazigira inama yo guhindura ibihe n'iki n'amategeko. Bibiliya iti umwaka ugira iminsi 360, Papa ati ugira iminsi 365 n'amasegonda 6. Nyuma y'ibi urubanza rufite imyanya 3 nk'uko twabyize, uruzashingwa n'Imana Yesu ataragaruka gutwara abera abajyanye ibudapfa. Uru rubanza ruzashingwa. Mbere y'uko rushingwa rero, niyo mpamvu twize iki cyigisho. Haranira kugira ngo utazatsindwa n'urubanza kandi warumvise ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana ijya wararyumvise. Wirebera ku bantu ukumva ibyo abantu bakoze ibintu bishyashya. Ibyanditswe byaba byose byahumetswe n'iki? Byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuhugura no kumanira gukiranuka, wo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse kandi afite ibimukwiriye bingana iki cyose. Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Imana yanamye ikabumba umuntu, yarangiza ikamuhumekeramo umwuka w'ubugingo, agahinduka ubugingo bumeze gute? Buzima. Ku munsi wa 6, bibaye ku munsi wa 7 iruhuka umunsi w'isabato. Adamu umaze kuremwa na Eva baruhuka isabato. Yesu aje mu isi aruhuka isabato, intumwa ziruhuka isabato. N'uyu munsi nubwo twaba turi bakeya, ariko duhagarara Imana yo mu ijuru, natwe turuhuka isabato. Ndasaba Imana yo mu ijuru, ndasaba Mwuka Wera kugira ngo abane n'abashyitsi barahangaha. Ntabwo Nelson nshobora kukumvisha, ariko icyo nshinzwe no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwuka Wera kugendera kugira ngo wumve ibigibi. Ntugishe Bibiliya impaka, koko kugisha biri impaka no kugisha impaka Imana, kandi ari we muremyi wawe. Turashoje, ariko ntabwo nzananirwa guhagarara ngo ndarike umuntu wese wumvise ubutumwa bwiza. Niba uyu mugoroba wumvise ubutumwa bwiza ukwiza ku mutima, utambuka uze gusengera, utiriwe ubaririza, utiriwe ushakisha, utiriwe utegereza, tambuka uze gusengera mu izina rya Yesu.